Andikamana Vivura bahageze amen. Ngina muserero y'abana b'Imana ariko hariyo kandi kazatwa indamukanyo y'abana b'Imana nukuvuga Yesu ashimwe indamukanyo y'abana b'Imana nukuvuga Yesu ashimwe by'Imana Imana yaremye byose ubwo twakusanyije mwami wacu turabiprevenir sauver contre des excuses twese tugaburira kimwe amen. Bamwakiriye mu izina rya nde ya Yesu Kristo amen. Yego atira turinze Yego Imana irahari. Zaburi nshya. Zaburi.
zaburi zaburi nereye umusozi wenda ruha yambwiye ko asaza wenda ruhuka aya nereye umusozi ayo Kristo ariko mana uri mwiza unaturi gutsiba buroni tuje kugushakira ari kuri Imana twavanye n'iwacu kuko umuntu agendana nawe umwami Yesu ariko ubwo twaje gushaka hano avuze ngo abagushaka umwende bazakubona kandi twaje gushaka uri kureba mwami Imana twasize byose twagukurikiye niyo mpamvu tugusabye imbaraga zawe kugira ngo zibonekere ahantu muri twe kandi aba ari wowe mwami Imana uhinyuza imigambi y'abadayimoni niyo twakwikebagura ariko utari kumwe natwe ntabwo kwikebagura kwacu ariko kwatuma tugira amahoro yawe ahubwo amahoro yawe utanga uti niyo tugusabye muri aya masaha note domaine rentrée de ce qui se fait ici Jésus se fait contrat de ce qui se fait vous dide uri umwami Imana mwami Yesu uti Nsuzugurwa ndahage verset complet ici alors noter contrat de ce qui se fait en 16 au 20 note domaine rentrée turagushinga turaguhimbaje nyakuba Imana Imana ihabwe icubahiro kuko uri umwami Imana ni wowe nzira y'ukuri n'ubugingo ntawushobora kujya kwa data utamujyanye ni wowe mwami Imana twaje gushaka kugira ngo abari wo datuje mwana intama w'Imana turi gutabariza ahangaha kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo uko tubwiye kandi nzi ko ari kurabikora kuko bitubwiye izize ve compensant crene iskalo notre domaine erega mwami dore wahanditse ikirere udendeje isi n'ibizo byose nibyo wuteka naha turi n'intebe y'ibyaga byawe shimwa mwami wanjye kuko haravuze ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo uzamunyanja urakuru n'amazuko burya rero mwami kugira ngo tube turi hano ni uko ubwoba ntabwo dufite kuko abakwiringiraga ushimwe turakwiringiye kandi turakwizeye twizeye ko ari wowe ugomba kutwiyoborera no kutugirira neza mu izina rya Yesu amen ngo ni inshuti idahana singizo mwese iteka arandinda akankingira n'ibyago icyampa uwo nawe akaba umukiza wawe Imana ishimwe ndagira ngo Yesu wamugize uw'imbere tukamugira uw'imbere twebwe tukamugira uw'imbere ngo abasha kudukingira ibyago byose arangije kumva ko abonye amahoro muri Yesu arangira avuga icyampa nawe nanjye tukabana nawe ndakwifuriza kuba muri Yesu Kristo ndakwifuriza ngo uyu munsi uwegere Yesu akubere inshuti mu byago no mu makuba azaturinda niko umuririmbyi yavuze aravuga ngo na ku gitero cya kabiri aravuga ngo nahawe ikibanza na data wo mu ijuru unahawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera kugira ngo nanjye nzaba umwana we Imana idufashe tekereza guhabwa ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwiwe akavuga ngo nawe ubaye umwana wanjye nkwemereye gutura mu gihugu cy'ijuru ibyo bihe uba wagize umva ukuntu bibaye byiza Imana ishimwe kuko yabonye uyu muntu arushye aramushaka amaze kumubona aramubwira ngo uyu munsi nawe nguhaye ikibanza mu ijuru ubaye umwana wanjye ati uze uture hano natwe dutuye iyi saha rero umugambi Imana idufiteho kugira ngo duhuze umutima dushakane umwami wacu guca bugufi ibi bibazo dufite mu isi bizarangira
naje numva ijwi rimbwira ngo twongere dushaka Uwiteka bigishoboka uyu munsi ko tumubona, kuko amatara namara kuzima hazabaho igihe cyo gukenera kumurikirwa n'amatara. Niba nta mavuta wibitseho uzasigara inyuma y'urugo, kubera ko umukwe agiye kuza. Ndi kukwifuriza kugira ngo isaha nawe ushaka amavuta, kubera ko udafite amavuta itara rye ntiribona, ntabwo amaso y'umwuka yabona udafite imbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo njyewe nawe twaje kuri uyu musozi twongere dushaka amavuta, twongere dushaka Imana, kugira ngo iterabwoba Satani arimo gushyira ku bantu bo muri iyi minsi twebweho tuzajya dufite ibanga yuko twibitseho amavuta, ukuri kw'Imana. Icyo turi gusana kugira ngo Imana dukureho urubanza rw'ibyaha. Naho uri ni inyamaboko irashoboye. Nitugira ibyiringiro, Imana ijya yubaka igaha umuntu urugo rw'umugisha, kubera ko yayigiriyeho umugisha. Imana igatuma abantu bagusura kuko natwe mwadusuye. None byari imisozi ikagenda ibicisha bugufi. Gusa navuze ngo Imana tubabarire idukureho urubanza rw'ibyaha. Turi mu isi y'ibyaha ariko turareba mu ijuru, kugira ngo Imana izatwihere ubugingo tukiri mu isi, izatumara ubwoba tubashe kuyihamya ahakomeye n'ahoroheje, kugira ngo amaguru yacu azaba ari kujyana inkuru nziza. Imana isubiriza igihe. Imana ishimwe. Amen. Muhumure nubwo tubabaye ariko tuzaruhuka, kubera ko Imana ifite umugambi mwiza, ikunda abanyarwanda. Amen. Iratuzi. Njyewe ntangira gusenga narasezerwa n'Imana ko turi mu isi y'ibibazo, kandi nkambona isi yose yugarijwe n'ibibazo. Twebwe nk'abana abantu tuzakora iki? Ibice 16 umurongo wa 33. Hari umuntu ufite Bibiliya ngo asome iyi Bibiliya? Ibice 16 umurongo wa 33. Nasoma wahageze wadusomera aya magambo nayahawe. Ndi kubaza Imana ngo ko turi mu isi y'ibibazo twakora iki? Imigani 16:33 wahabonye? Iyo wageze wasomera ntabwo yahabonye. Ni paje zingahe? 16:33. Yego. Umugani w'ibice 16:33 aravuga ngo abantu batera inzuzi ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Haleluya. Ngo abantu batera inzuzi ari uko babigenza kose tumenye ko bitegekwa n'Uwiteka. Umuntu yakwifuriza ibi cyangwa Satani yakwifuriza ibi akumva ko tutabaho, ariko Uwiteka uko ari hejuru ya byose araje bitegeke byose. Nta bwoba rero nagize maze kumva ko Uwiteka ari hejuru ya byose. Ndavuga ngo ubwo yatwiyeretse agakoresha kuduha umwana w'ikinege, akaza kutubambirwa, akaduha imbabazi, akatwereka inzira yo gukirizwamo, urupfu ntirwongere kutugiraho ububasha. Burya kuko Uwiteka ari hejuru ya byose, nta kibi byose bizadutwara. Ubwo ngo abarozi bakugendera kuko mu isi babaho, abakozi ba shitani babaho. Umuntu wese utegekwa n'icyaha akumva yakora icyaha, burya yabaye uwa Satani. Rero ngo abo ngabo bariho abarozi, hakabaho n'abagambanyi, hakaba abapfumu n'abakonikoni. Ngiyo babonye batagushaka kwivangira mu buzima, wowe uragenda ukaza ku musozi ugasenga Imana, kubera uko babigenjeje kose, uko babigenza kose, batera inzuzi bakavuga ati twaraguje birakunda, inzuzi zayeze zishaka tuzakorera uriya muntu ntabeho. Ariko Uwiteka abadusezeraniye gusenga, avuga ati humura, biriya ndi hejuru yabyo ndabitegeka. Ubwo Salomo yaje guhishurirwa arandika amagambo avuga ngo abantu bazatera inzuzi, uko bazabigenza kose ntuzatinye, kuko Uwiteka twizeye turimo gusenga abitegeka byose kandi abirusha imbaraga. Imana ishimwe. Bya bindi biri kuguhira, bya bindi ubona bikurusha amaboko, haba mu kazi ukora, hari ibiteye ubwoba hanze, ariko Imana yacu tumye kuri hejuru byose, kandi niyo yaturinze dushima ko tugera kuri uyu musozi. Irakurinze, irinze bene data, iraturinze, ntabwo dufite ubwoba bw'ibizatubaho, kubera ko nta na kimwe kiri hejuru y'Imana yacu. Imana iri hejuru y'ikorona,
Imana iri hejuru y'izi mpanuka, Imana iri hejuru y'ibitagira umumaro byose bigenda bihinda, kuko Imana iri hejuru ya byose. Ntabwo tugifite ubwoba, ahubwo turashaka kwizera. Ndagira ngo Imana yongere kwizera mu mitima yacu. Ndetse ko hari irindi rije naryo ushobora kurivuga mukarisoma. Nje kubona urwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12. Urwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12. Noneho urwa kabiri rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8. Ni paje zingahe? Haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Haratubwiye ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Kristo mu bugingo bwacu, ijambo rye uko ritubwiye, udafite uwo mwana nta bugingo afite, ariko umufite ubwo bugingo arabufite. Imana ishimwe ko twebwe twaje gushaka uwo mwana kandi twamuhawe, ko tugeze hano Imana hari icyo yavuze. Noneho turebera urwa kabiri, bambo urwa mbere urwo ngurwo nyine rukurikiyeho n'urwa kabiri. Igice ni icya mbere, urwo nta gice ni igice cya mbere niko tubibara. Noneho ku murongo wa 8 haravuga ngo mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Amina. Abamaze kubwirwa yuko ababonye uyu mwana bamaze kubona ubugingo, noneho ibyo tugiye gukora tukiri mu isi, turi gusabwa gukora imirimo myiza, ngo tuzirinde tuyikore, ariko tugire ko kwirinda, kugira ngo imirimo yacu itazata agaciro, ngo ahubwo twebwe abayikora mu kwizera no mu mwuka tuzabona ingororano idashira. Ingororano idashira rero ni bwa bugingo kuzabana n'Imana. Aka kanya keza igitondo ko kwakira amagambo y'Imana, ariko riraje isomo riri kuboneka. Imana itwongerera imbaraga muri urugendo twajemo rwo gusenga, itwongerera imbaraga. Ngiye kubona mbona Timoteyo wa 2 ibice ni 2 umurongo wa 19, naho mwaturebera mu magambo. Timoteyo wa 2 ibice ni 2 umurongo wa 19. Imana itwongerera imbaraga n'ibyiringiro, itubabarira ibintu byo kwiheba. Abavandimwe, turashaka Imana yubahisha izina ryayo, n'abayikorera n'abayishaka bayifite inzara n'inyota. Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 19 haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Haleluya. Amen. Ayiwe, amagambo y'Imana ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, ngo rwanditseho amagambo avuga ngo Uwiteka azabe. Ngo ari kuvuga ayo magambo abanza ave mu bidatunganye. Imana itugirire neza, ave mu byaha. Imana ishimwe. Twebwe rero turashaka gutandukana n'abandi bose batabwiwe aya magambo. Twebwe tugiriwe umugisha n'Imana, tugishyira kuri uyu musozi, twakiriye inkuru nziza ko umuntu ubonye uwo mwana ababonye ubugingo. Uwo mwana ni Kristo. Ndakwifuriza kugira ngo Kristo abe mu bugingo bwawe, Kristo abe mu bugingo bwawe, yarangiza kubamo, hanyuma turinde imirimo yaduhaye gukora, uwukore neza, uzi neza ko uri hejuru ya byose azakugororera bijyanye n'uko nawe witwaye mu murimo wahawe gukora. Imana ishimwe. Gusa hari irindi rishya naryo mu rusomo Luka 15 muhereye ku murongo wa 20. Luka 15 umurongo wa 20 n'umwe na 20 umurongo wa 20. Yego. Luka 15 umurongo wa 20. Luka 15 20. Luka 15 umurongo wa 20. Reka tusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo amagambo ngo intama yazimiye
n'igice cyabuze akomeza umurongo wa 10 mugeze kwa 20. 15 uvuye ku murongo wa 10 mugeze kwa aravuga ngo ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihaniye. amen Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri, umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure, yahisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose. Inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Reka dukomeze. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, tujye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. amen Imana ihabwa icyubahiro kuko aya magambo buriya nitwe bwiwe. Hari ibishobora kuba byari byaraturangaje, ariko umwami yari azi ko uyu munsi uri bubeho, kugira ngo twongere twebwe abagize inzara n'inyota byo kwisubiramo. Tugarutse kwa data twambikwa iki? Imyenda yera. Tuve kuri kano gasozi twambitswe imyenda yera. Ubugingo bwacu bwamaze kubona ubwishingizi kuri data wa twese. Imana ibambere umugisha. Ubu rero iri joro nibwo nagize inzozi, ntabwo bano bahungu nari mbazi. Nagize inzozi, gira inzozi mbona aha basore mbabona mu nzozi. Mbabonye mu nzozi, Imana ishimwe, ijambo ryamanutse rikavuga ngo twirinde kandi turinde imirimo twahawe kugira ngo tuzabone ingororano zayo. Burya iyo ukora ibintu byawe neza ni umugisha, kuko Imana iranezerwa kandi nawe ubwawe ukabigiriramo umugisha, amahoro. Nza kubona umurimo mwarimo mukora wari uwo kugenda mwiyoroheje kandi muciye bugufi, muhabwa n'ikintu bita ubwenge bwo kureba kure. Imana nishimwe. Reka noneho twakirane. Nyine tubanje kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwacu. None reka natwe twakirane, twibwirane, kuko abatubona turi kugenda bazi ko tuziranye, ariko twebwe ubwacu natwe ntabwo turamenya, ariko muri Yesu twamenyanye. Imana ishimwe rero. Mwene data Rutayisire nahaguruka twibwirana dusuhuje. haleluya Amen. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Amazina yanjye nitwa Rutayisire Aloyizi, Pastor Rutayisire Aloyizi. Mu rugo akaba ari hano hafi muri Kabyaza. Akaba n'umupapa w'abana 7 n'umugore umwe nyine nanjye. Mwese ubwo muri 9. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Turamwakira mu izina rya nde? Rya Yesu Kristo. Amen. Reka umuvyeyi wacu nawe adusuhuze turamwakira. Yesu ashimwe. Amen. Yego. Yego. N'abasore nabo muraziranye. ntabwo bwambe Yego. abo bose Yego. yatumye ugeze no mu Mbega
n'ibi biti buriya nabyo byakomeye nimbere wo nigisha zawe ndaza kwirirwa ndabona igiti cyavamo imbaho cyavamo amakara Imana yarumvaga ahubwo ndagushyira mu ishyamba siko bimeze izana abantu ubundi dore ko tukorera munsi hari n'abayobozi hari n'abakozi b'Imana uburyo bwinshi butandukanye ariko inzira yacu ni imwe ni Yesu wenyine irafunganye kandi ngo uraruhisha ni ukuri uri inzira ihoramo ubunyerere ijambo ry'Imana zino ngo wibwira ko ahagaze yindi atakubwira muri iki gihe muri irinde ukomeze mwumve ko sinifuzuzwa namwe muri zo nibyo kuko mutabaye zo ntimwaje muri shambo amina uriyo mwese muri zo turizo twaciye wenyine yego yavuze ngo cyubacho ntabwo uzajya umwana w'umuntu niyo mpamvu yavuze ngo genda ubisuzugura inzira isuzugurwa yo mwami wanje amen amen amina uriyo ma yego Yesu murakoze bari bavuga amen turamwakiriye ariko ntabwo tubwiye umuryango wo mu rugo ubu ufite umuryango hamwe n'abana n'abuzukuru bari abarenga 16 mbese impamvu mbivuga gutyo barenga 16 buriya bashitse nko kugabura mu munsi buriya bagira ibihumbi birenga 10 ariko hamwe no kwizera Imana bariho kwizera Imana amen kwizera Imana uriyo Nsuzugurwa Yesu rero Yesu ndabwo aza ntabwo barabana be nabe kuko namwe murabe ntabwo azabikisi oya barenga 10 uriyo uri kubyumva nibyo niyo wa twese tugaburira kimwe amina turamwakiriye mu izina rya nde rya Yesu Kristo amen yego atira turinze yego Imana irahari ubu nguba yamashi nshobora kuyakoma n'abari hari abatumuje kureba bari abantu bari gukomera amashi muri yabagira mu nutoka ku ijambo ry'Imana bagafashwa bagakizwa niyo hano ubwe yaranguriraga mu butayu noneho ijwi ikagenda mu mazu babandi badyumva bakazamuka batatu kureba yagira ngo akabigisha ngo bana bishira ninde wababuriye ngo muhungu umusinya bide urubiteka mwami amina urakoze Imana imumugisha amina iyo mikoro Imana azatabara ntabwo dufite ubwoba bw'ibizacubaho ahubwo turavuga ngo Yesu ni byose ko mufite twagiye karibu amaraso ya Yesu yagize umumaro yahuza abatari kuzamenyana amaraso ya Yesu yagize umumaro yahuza abatari kuzamenyana amina amen haleluya amen nanjye nitwa mu izina rya Mukarusine Anyesi naturutse muri Rusekeri iriya muri Gishwati nanjye ndi umufiyemeri Imana yagiriye neza afite abana 2 birenze Imana ibahe umugisha amen turamwakiriye mu izina rya nde rya Yesu Kristo amen muri Rusekeri Imana yamuhaye imbaraga yitanze rwose ubu ni ngewe ugiye gukurikiraho haleluya amen ndashima Imana yaciye inzira buriya nanjye naturutse ahantu bita kwikora kwikora hasi harya ku kigo cyabigugwe hasi niho naturutse nsengera ku mudugudu wa Gatagara paruwase nikora hariya ku Isoswara ADPR rero ndi umugabo wubatse mfite umudamu umwe n'abana 9 n'umwuzukuru umwe bose yamutwaye abana 9 umwuzukuru wa 10 n'umugore nanjye umugabo turi 12 rero Imana yaduhaye agakiza ishima ko rwose tuba abantu b'abanyamasengesho numvise rero abantu bene data bangaba nuko uyu yabivuze twakoranye umurimo w'Imana twakoranye umurimo w'Imana uriya ngo sinzi ukuntu nabonye kuri telefone
usanga uri gutanga ubuhamya uriya muhungu yari yicaye imbere yawe mu rugo uriya n'uriya muri kuganira nawe hari uko nabonye biri kugenda ubundi kandi aba bantu ni abagenzi bagana mu ijuru abandi se kuko abantu tuzongera kubonana ari gutsiga udusenge guhitana n'uyu yarambwira ati nyamara dufite ibintu byo gusenga twagiye gusengera ahantu ngo tuza gusengera kuri uyu musozi hari hano hakurya noneho rero muri uyu munsi ntabwo Imana yashimye ko tuza aha ngaha kuba mbabonye rero muri bene data ku mubiri no mu mwuka yanteye guhesha Imana icyubahiro n'ishimwe gusa rero ibindi byose Imana ibiduhanemo umugisha umutanyakiriye mwakire turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo turamwishimiye kandi turamukunda cyane rwose amen andikamana vivura bahageze amen ingina muserero y'abana b'Imana ariko hariho kandi kaza indamukanyo y'abana b'Imana nukuvuga ngo Yesu ashimwe yaduterera abana b'Imana nukuvuga ngo Yesu ashimwe indamukanyo y'abana 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 b'Imana nukuvuga ngo Yesu ashimwe kuvuga ngo Yesu ashimwe nukuvuga ngo Yesu ashimwe kuvuga ngo Yesu ashimwe nukuvuga ngo Yesu ashimwe kuvuga ngo Yesu ashimwe nukuvuga ngo Yesu ashimwe indamukanyo y'abana b'Imana 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 nukuvuga ngo Yesu ashimwe kuvuga ngo Yesu ashimwe nukuvuga ngo Yesu ashimwe kuvuga ngo Yesu ashimwe nukuvuga 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 ngo Yesu ashimwe amen ariko ikurinze kuvunika Imana nindinde kuvuga je suis quoi contre des tailles mukorere mais je suis quoi contre des tailles je suis contre des tailles mais je suis quoi contre des tailles oui Binarura
zaburi.
turagushimiye nyakubahwa mwami Yesu tugushimiye ko uri kuvugana natwe ntabwo turi gusenga nk'abafarisayo dusubiramo hato hato ahubwo turi gushimiye ku byo uri gukora uhabwe icubahiro mwami Imana reka amahoro yawe akomeze aganze muri twe ubwami bwawe nibuganza muri twe niba wabuje muri twe buratuganziriza ibyatwirwaho byose ubwami bwawe nibuganza muri bene data tusigaye nanje n'abatasire na mwacu wacu ubwami bwawe bukaba buri muri twe buratuneshereza ibyaduhagurukira urakoze atedona koze mwami wacu ubwami bwawe Yesu Kristo iyo bwageze mu rugo umuntu arajya iyo ubwami bwawe bwageze kuri ba Celestine turambara tukabegwa kandi tukabona n'amafaranga menshi tukagira n'amazu meza ndetse tukagendera no ku binyabiziga zikapreveniyansa iyo ubwami bwawe bwageze mu rugo n'umuntu abona inka y'umugisha zizeve akayitunga akazanywa amata nko muri Gishwata akaja nyine ayahirira wera wabahora reka buganze muri twe uyu bwami bwawe bumaze kugera muri twe turaseka amena kuko nta nduru nta n'amakuba nta oya iyo ubwami bwaje muri twewe budukiza ibyo bibazo byose byaba bituriho ubwami bwawe bwaje muri twewe ubidukuyeho kuko uri Imana iyo ubwami bwawe iyo bwaje muri twe mwizeye Yesu Kristo databuja mwana turakomera reka dukomeze muri iri shamba kuko dufite ubwami bwawe kandi ukomeze tugire neza muri Yesu amen Imana nishimwe kubwo kanya keza twari turimo yarimo tuganiriza ariko gatoya numvise ikintu cinga Imana izakwenga kunywa amata yego kandi n'ukuri shaje yahirira nkunda umuririmbyi wa 19 mu gakiza abaho kandi impano z'umwuka uzitugabire mwami ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumeye mana yacu ohereza umwuka wawe imitima yacu twese kuzuriza isezerano reka rero tugiye uyu muntu yavuze ko afite ijambo ubu rero ijambo turugenda turicishamo mu kanya ndareba ku masaha mbona biri gucamo ubwo turasenga dutaha ni karibu ku ijambo Haleluya amen yatashimwe amen nimara kugera hano ntawe ijambo ryo muri Matayo wiki 9 ndetse no muri Matayo 28 mu gice gihera reka twumva tubwira ngo Yesu akiza ikirangiretse n'abantu bane amaze gucyabarira ibyaha ngo yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabarira nuko mushobora kubera ikibazo cy'amaso keretse unsomeye hari ngasobanura ikibazo cy'amaso aramubwira ngo humura ibyaha byawe urabibabariwe abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranyije ariko Yesu amenya ibyo bibwira arababaza ati ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu icyoroshye ni iki ni ikihe ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ni byuka ugende ariko umenye yuko
umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana buryo. Yesu ashimwe. Uyu ni Yesu n'umuntu wari urwaye. Kubera ko kwa Yesu ariho abantu bakirira indwara, bakakirira inzara, bakakirira ibibazo byose bafite, niyo mpamvu aba bantu byo kumva ko Yesu Kristo ari ahantu runaka, nkuko natwe twazamutse hano tuzi ko dushobora kwihirana n'Imana, tukagira dute tukamubwira ibiri ku mutima wacu. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu yari arwaye kandi yaramaze igihe kinini cyane kuko yari ikirema. Urumva yaje ahetswe ngo n'abantu bane, ni imijishi ine yari imuhetse. Yesu ashimwe cyane. Iyo mijishi niyo ngira ngo tuganire, niyo umwami yambwiye kugira ngo nganire namwe, kandi buri muntu wese muri twebwe aribona ko ari muri uwo mujishi. Yesu ashimwe cyane. Ubwo noneho rero ngo bazanye ikirema kirwaye, bagishyize mu ngobyi, bafashe imijishi igeze muri ine. Ikintu cyaje kuza kubaho nuko ngo bageze aho Yesu yarari, hari abantu benshi cyane ngo bari bakikije iyo nzu. Bari bagiye bajya mu nzu, inzu baragenda barayuzura. Bamaze kuzura inzu irasitoka no hejuru mu buryo nta buryo bakagombye kubona ahantu bamenera. Iyo tuvuye mu byaha tujya kuri Yesu, tujya tugira ibintu bidutangira. Yesu ashimwe cyane. Ndibuka nkiri umuntu w'isi, kigendera mu by'isi, nibanira n'abantu b'isi, aho nageraga hose nabonaga abantu bagenda bankurikiye. Nari mfite abantu bameze nk'amayescort aho nagendaga hose. Yesu ashimwe cyane. Maze kwakira agakiza, natangiye kubona muri ba bantu aribo batangira kujya banyibazaho, bavuga atari kuri ya muntu sinzi ukuntu byagenze. Kugeza igihe batangiye kujya bavuga ati ni mumureke, aho bigeze biragaragara noneho ko yahungabanye. Abandi bakavuga ati noneho yabaye umusazi. Ayo magambo akunda kuvugwa ku bantu b'Imana iyo tuvuye muri ya societe ya babandi twari dusanzwemo, byandi twagenderagamo, tukayivamo tukajya mu yindi societe ya Kristo. Abantu bakunda kutwibazaho cyane. Noneho rero abo ngabo rero baramuzana, amaze kumuzana ngo ariko bageze hanze ngo basanga ari abantu benshi cyane bari bagose inzu Yesu Kristo arimo. Yesu ashimwe cyane. Aho Yesu Kristo ari, kuko haboneka ibyo kurya, hakaboneka imyambaro, hakabona agakiza kazaduhesha ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bakunda kuhabyiganira. Yesu ashimwe. Kuhabyiganira kandi siko bose ngo baba baje gushaka Yesu, ahubwo bamwe baba baje gushaka bya bindi by'indamu z'isi. Yesu ashimwe. Hari n'abaza bari muri bya bindi by'isi bavuga ngo bajye kubishaka kuri Yesu, kandi nabyarabitanga. Ariko ijambo ry'Imana rimaze kutubwira nyine muhanuzi twumvise yuko mu by'ukuri abagendera mu by'Imana yifuza n'ibyo ishaka, ni nabyo mbona mu by'ukuri bituviramo ibihembo data yaduteganyije nkatwe twarangije kumenya Kristo wari we. Bamaze kugera rero ngo babuze inzira, ariko kuko bari bafite intego yo kuvuga ngo tugiye kureba Yesu, tugiye gushaka Yesu tumugezeho uyu murwayi wacu. Bumvise batagomba kumusubiza mu rugo arwaye. Byabaye ngombwa ko uwo murwayi wabo baza bakagira gute, bafata yangobye ngo bazirikaho imigozi, ngo inzu hejuru bavanaho amategura. Bamaze kuvanaho amategura, inzu ngo ingobyi ngo barayimanura. Yesu aho yarari n'abandi bantu bari bamukikije, nukuri bagiye kumva bumva ingobyi bamanukiye hejuru. Yesu abonye kwizera kwabo aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko ngo abanditsi n'abafarisayo bari bari aho ngaho ngo batangira kwibaza ngo ese uriya ko yegereranyije. Yesu bamubona hano ku isi bamubonaga mu ishusho y'abantu. Yesu ashimwe. Ndetse bakamubona mu ishusho y'umwana wa Mariya ndetse na Yosefu. Ntabwo bari bazi ko ari umwana w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko Yesu kuko yari yiyizi, azi n'ubutware n'ubushobozi yari afite, byabaye ngombwa arababwira ati ni ukuri ibyaha byawe urabibabariwe. Kuko intego ya Yesu kuza kuri iyi si ni intego ya mbere, ni ukubabarira umuntu ibyaha, kuduha agakiza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko Imana yakunze umuntu abari munsi ngo byatumye itanga umwana w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo buhoraho. Niyo ntego yazanye Kristo, no kuduhesha ubugingo buhoraho. Nubwo hagiye haboneka ibibindi Yesu agenda asana byo kutugabanyiriza imisonga, tukamubonaho icyo kurya, tukamubonaho icyo kwambara, tukamubonaho gukira indwara, ariko intego yazanye Kristo ni agakiza, kutuvana mu byaha bya Satani, noneho rero ikadushyira mu mucyo wa Yesu Kristo.
niyo mpamvu yafashe ijambo rya mbere ryo kuvuga ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe. Babandi rero bagenderaga mu bya kiyuda, bagendera mu byo bandika, bamwibazaho. Aravuga ati nabyo ndabishoboye, n'ibyo bindi byose muvuga mutekereza, reka mbereke kandi gashya mutazi. Yesu ashimwe. Reka mbereke ko ndi umwana w'Imana, reka mbereke ko ari njye utegeka ibiriho byose, byarimwe byose ari njye ubibeshaho, kandi ko byarimwe nanjye. Aravuga ngo kuki mwibwiye gutyo mu mutima wanyu? ngo se ntabwo muzi yuko umwana w'intama w'Imana afite ubutwari, cyangwa se umwana w'umuntu afite ubutwari bwo gukiza umuntu ibyaha bye? Aravuga ngo icyo mbabwiye, aramubwira ati ndagutegetse haguruka wikorere uburiri bwawe. Yesu ashimwe cyane. Akimara gutegeka muri ubwo buryo, akimara kubategeka muri ubwo kumutegeka muri ubwo buryo, noneho ya maguru yari yarahinamiranye akuva akivuka, amaguru yaragororotse, babona umuntu yikoreye uburiri, babona arasohotse aragenda. B'abafarisayo, babanditsi, babandi bapingaga Yesu, babonye igitangaza akoze barumirwa. Urumva nubwo bari bafite kumupinga no kuvuga ngo yigereranyije byenda no kumukoba cyangwa se kumutesha agaciro, ntabwo wakora igitangaza kimeze gutyo ngo abantu bazabe bakibonye ikindi bakubwira. Naje kubaza Imana iri jambo rero, Imana iza kumpa ubusobanuro bw'iri jambo. Imbwira yuko imijishi ine ni itorero. Yesu ashimwe cyane. Ndabwirwa ngo nubwo abantu bazamuka mu misozi bakajya mu butayu, ndabwirwa ngo nubwo abantu baza bakarara nk'aha ngaha, njya nkunda kubikora. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo umuntu afite kuba yaba afite itorero abarizwamo. Yesu ashimwe cyane. Kuko Yesu ni umwami w'itorero. Yesu ashimwe. Turebye muri Matayo 28 umurongo wa 16 kugeza ku 20 ngira ngo Yesu aravuga ngo dore ntawe ubutware munsi no mu ijuru, ngo nuko mugende mujye mu mahanga yose muhindura abantu mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, ngo dore kandi ndi kumwe namwe. Nibishaka kutubwira yuko intego twahawe turi abakozi b'Imana ni intego yo guhindura abantu. Umukozi w'Imana Plaisir, uri umukozi w'Imana, no mu bagusengera ngo uzabone urugo rwiza. Ndimo pe ndumva icyo kintu nyangifatira umwanya nkanagisengera, kuko nabonye ari cyo kintu kizaguha amahoro no kugumya gukorera Imana. Iyo muje nka kuriya muje hari iwacu, mukaza mukadusura nka kwa kundi mwadusuye, mwafatanyije n'ubwoko bw'Imana buri hirya no hino, ndakubwira abantu benshi barahinduka. No mu mago yacu bamaze kwigera mu ngorane no mu bibazo bikomeye cyane bimaze iminsi, baratinda ntibemere guhinduka. Ndetse rimwe na rimwe waba usenga Imana nk'uko wayihambiriyeho, rimwe na rimwe ntibanemere ko usenga Imana, bakavuga ngo banza atari n'Imana kuko Imana iratabara. Ariko iyo baje Imana ikabakoresha mugahuhiramwe abantu nka kuriya, ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri abantu baravuga ati kuko twemeye yuko wa muntu asenga Imana. Buriya ni ubuhamya bwiza. Imana rero tuyihamiriza mu byo yadukoreye byiza, tukayihamiriza no mu gakiza yaduhaye, twivana muri ya sosiyete y'abanyabyaha, babandi bagenderaga mu byaha by'ubusinzi, ibyaha byo kwibona, ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi byose, bakabona tukibigenderamo. Baratangira bakakwita pasiteri, nubwo waba utari pasiteri uri na mwarimu, cyangwa se waba uri n'umunyamasengesho usanzwe, bagatangira bakavuga ati koko uriya ni pasiteri, ntabwo ajya agendera muri biriya bintu. Ni uguhamiriza Imana rero, byose biva muri Kristo Yesu. Uriya mujishi rero ngira ngo mbabwire nyine, uriya mujishi w'abantu bane ni abantu bane baba mu itorero. Yesu ashimwe cyane. Navuga mu itorero haba harimo reka mere ku mukuru w'itorero. Yesu ashimwe. Haba harimo umukuru w'itorero, tuvuge le chef mu itorero nyine. Yesu ashimwe. Uriya ni ubatiza. Yesu ashimwe. Ni nawe bamuzanira, byenda bakabamumuzanira, bakavuga ati dore nguyu wa wundi bavanye mu masengesho, wa wundi bavanye muri buriya buhamya mujya mudukorera, wa wundi bavanye muri biriya mukora, n'ibyo dukora natwe biraza bikafata umuntu bikamugira gute, bikamushyira mu mujishi, wamugeza mu nzu y'Imana. Noneho rero Imana yamugira ikimubwira, Imana yakumva ijambo ry'Imana rikamukora ku mutima, wa muntu arahinduka. Burya rero bwa butumwa Yesu atubwira ngo ariyo ntego yadusigiye, avuga ngo nta butware munsi no mu ijuru, ngo nuko mugende mujye mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banjye, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Jya wumva iyo mwaje muri aka kazi mwaje guhindura benshi, kuko ari benshi bahindukiriraho. Njya numva abantu batubona kuri za YouTube bareba nyine, batubonye hariya nyine uburyo dutanga ubuhamya, ukumva abantu benshi cyane hirya no hino bakakubwira ati ubuhamya bwawe bwaramfashije. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa isengesho wasenze, numvise usengera ku musozi, byenda iryo sengesho ryaramfashije, ukabona barahindutse kubera umurimo w'Imana mukora. None rero iyo mijishi, hari umujishi wa mbere navuga yuko ni umukuru w'itorero. Umujishi wa kabiri navuga yuko nidushaka tuvuge abadiyakoni. Yesu ashimwe cyane. Kuko nabo ni umujishi ufashe itorero.
Yesu ashimwe cyane. Umushi wa gatatu tukavuga abanyamasengesho bandi bahindutse. Umujishi wa kane tukaba twafata n'abanyamasengesho. Yesu ashimwe. Iyo ni imijishi ine igize itorero. Iyo mijishi rero umwe yafashe uyu mujishi, n'undi agafata uyu mujishi, n'undi agafata uyu mujishi, n'undi agafata uyu mujishi, ya mishi turayifata. Twayifata tugaheka wa muntu mu ngobyi. Noneho tukamujyana tukamugeza ahandi agomba guhindukirira babandi babishinzwe nabo bakamubatiza. Noneho twadukoze za shingano Yesu Kristo yadusigiye ngo nuko nahabu tware munsi no mu ijuru, ngo nuko namwe ibyo mbabwiye mugende mujye mu mahanga yose muhindura abantu kwabigishwa banje. Amahanga ni babandi batari bamenya Kristo Yesu. Niyo ntego rero ufite Plaisir, niyo ntego Nsuzugurwa afite, niyo ntego Marcel afite, niyo ntego mwene data afite, niyo ntego mushiki wanjye afite. Yesu ashimwe cyane. Ngiye mu by'ukuri maze kumva ninjoro mpamagaye. Ukambwira wampamagaye amasaha 5 ya ninjoro nari ndyamye. Nakoje ko nshoboye kose mpamagara abene data ndabwira ni ukuri. Hari abakozi b'Imana naboneyeho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Muze dufatanye nabo bakeneye gusengerwa. Yesu ashimwe cyane. Dupfukame dusenge. Imana ibakomeze mu rugendo barimo kandi gumye bagure kandi natwe gumye twagure. Kuko uvomera abandi nawe aravomerwa. Yesu ashimwe cyane. Nukuri bagiye kungira neza baraza kuko tusanzwe dusengana. Uyu ni mushiki wanjye rega. Ni mushiki wanjye nkurikira kure cyane niba ari inshuro ya 8 niba ari ya 9. Urebe ko nanjye ni mukuru. Ni mushiki wanjye uyu nguyu ni mushiki wanjye papa n'umwe na mama n'umwe. Uyu Marcel nawe n'umugaragu w'Imana hari ikicukiro wavuze. Twarasengeye tujya hariya muri rwa rusengero rw'abantu rw'abadezami. Twakora amasengesho hariya buri hari hakora amasengesho y'iminsi 7 ntarya ntango. Hariya mu badezami. Hariya baranzi cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. N'abantu b'abavandimwe n'abasuzurwa nyine dufatanya groupe yo gusenga n'abandi hirya no hino batashoboye kuboneka ahangaha. Imana ihabwe icyubahiro rero. Urumva rero intego Imana igufitiye nanjye mfitiye no guhindura abantu kwabigishwa bacu. Kandi ikatuhindurira kugira ngo buri muntu ari we wese nuwo tuzaya tubona hirya no hino yashaka kudukurikira tujye tugenda tumwerekeze mu itorero kuko itorero niryo ribatiza rigahindura umuntu kuba umwigisha wa Kristo. Na musengero twaje mu butayu nkamuhanurira ariko yajya gupfa ntazabona n'abantu bazamuherekeza. Yesu ashimwe cyane. None ntazabona ko abarizwa. Imana ishaka ko tutaba abana b'ibirara. Ishaka ko tugira ahantu tubarizwa. Nta mwana n'umwe utagira umubyeyi. Umuntu wari we wese w'umwana bafite umubyeyi. N'umukristo gutwa mu mukristo bafite itorero abarizwamo. Niyo mpamvu mu byo tuzaya dukora byose tujye tuzana abantu tubavane mu mahanga tubazane kuri Kristo Yesu. Kubazana kuri Kristo Yesu niko tuzaba twabinjije mu munwa w'itorero. Bakagera aho babarizwa noneho bakagira n'abantu bo mu itorero bazajya bagenda gute bazajya bagenda babayobora. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Nibwo busobanura Imana yampaye inyereka yuko iriya mijishi kuba bariya wumva nyine ngo babuzaga batabonye aho banyura ngo bamenere kujya aho Yesu Kristo ari ni byabigeragezo. Bari abantu mubona bari benshi cyane ndashaka tubagerageze muri Yesu tubagerageze tubashyire mu bigeragezo. Iyo urangije kujya muri Kristo Yesu ugira ibintu byinshi cyane bigutangira. Washaka kugenda bikagutangira, washaka kumusanga bikagusubiza inyuma, washaka kugira ngo utere intambwe ugenda bikagusubiza inyuma. Ariko nawe wisumbye imbaraga. Byaba ngombwa kurira igiti nka Zakayo. Zakayo yagerageje uko ashoboye kose atsinda ibigeragezo by'ibyubahiro, atsinda ibigeragezo by'ubugugu, atsinda ibigeragezo byo kuba yaramburaga ibintu by'abandi. Aremera aca bugufiya ndetse agira n'igihe araza arapfukama aravuga ati Mwami Yesu mubona ambuye nzabishyura usherenye. Arongera avuga ati Mwami Yesu ndetse nabonye ibyo kurya umugabane wa kimwe cya kabiri mu butunzi nari mfite ndagira gute nanjye ndabufashisha abakene. Nuko yari yururutse mu mutima yari yaciye bugufiya. Natwe nitubageza mu munwa w'itorero mu itorero byanze bikunze bazahinduka kandi inshingano Yesu Kristo yagusigiye nanjye yansigiye tuzatuzikoze nkuko Kristo abishaka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Numvaga ari ryo jambo Mwami Imana yarashatse kugira ngo tuganire muri aka kanya nubwo twagiye twumva byinshi ariko iri jambo yarashatse kugira ngo naryo buri wese iri mu gihe nyine aryakire nkuko Imana ibishaka. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana nyiri icyubahiro dasa twese ukiranuka. Imana igira neza, Imana yera ituye ahera, Ibana n'abera bicisha bugufiya. Aya masaha n'uyu mwanya nongeye kugushimira izina ryawe rihimbazwe. Twumvise ko inshingano wadusigiye tugende tujye mu mahanga yose duhindura abantu kuba bigishwa bawe. Tubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera ngo dore kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi. Nizo nshingano wadusigiye Mwami. Izo nshingano nizo zitumye bene data ba Plaisir bagera hano. Nizo zitumye Marcel na Nyesi bagera ahangaha. Nizo zitumye Nsuzugurwa agera ahangaha. Nanjye nizo zatumye ngera ahangaha Mwami. Kuko iyo tuzamutse imisozi nk'iyi ngiyi twaciye bugufi uri hejuru witeka Mwami. Abatubona bakabona abakozi b'Imana bazamuka imisozi baravuga ati nukuri tuyamana twasuzuguraga
ya mana twavuga ngo ntacyo imaze tubonye ko harimo abantu bayubaha kandi abantu bafite agaciro kanini cyane kubw'ubuhamya baba baguhamirije hirya no hino mu misozi bigatuma abantu bagusanga izina ryawe rigahabwa icyubahiro kandi izina ryawe rigashyirwa hejuru. Turagushimiye rero kuri ya muntu mwami ukimara kumubona wifuje kumukiza ibyaha, natwe turakwinjize cyane kugira ngo mbere ya byose ujye ubanza tubari ibicumuro byose twakoze. Buri wese wagize ikimutandukanya nawe ujye ukimukiza nk'Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kuko iyo tumaze gukizwa nawe ibyaha witeka mwami ibicumuro byacu kabidukiza, tuzi ko n'inyongera zijya ziza zikatugeraho zikazatugira akamaro mwami, zitabaye inyongera tuvana kuri Kristo Yesu, ahabwa ari inyongera zisunikira kuri Kristo mwami, kuko tuba tubonye n'ubuhamya bwiza dutanga hirya no hino izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Mugaragu wawe Yobu amaze kuba muri wowe nawe muri we ukamunesheza ukamutsindishiriza mwami, ubuhamya bwe mwami no muri iyi minsi ya none buratwubaka, bukubaka abagore, bukubaka abagabo, bukubaka abasore, bukubaka inkumi, bukubaka ndetse n'abana batangiye kumenya ibyawe bagakomera mu byawe kuko bumva yuko nta wagera ababaje nk'aho Yobu yageze, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Umusozi twawuzamutse rero uwo wari wateguye ko tuzaba turaha ahantu mwami, abakozi bawe bahageze natwe twageze witeka mwami, cyo tugusaba no kugumya kuturinda mwami, turinde imvura mwami Yesu Kristo, turinde kuguguyirwaho n'amashami y'ibiti, uturinde mwami ibindi byose byatwasamira kuko tuzi neza ko Satani atishimira n'ukuri abagenda bagusanga, kandi uturinde no kunyerera muri iyi misozi no kuba twagwa witeka mwami, ibyo byose biturinde kuko uri Imana ikiranuka. Ndagushimiye rero mwami kuko waduhaye kakanya, nanjye ndakunezerewe, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Imana iguha umugisha, buri wese akadupfukame, ahubwo n'ibyo bihe Imana izashobore kubidushobozamo mu izina rya nde. Si icyifuzo ubwo kandi icyifuzo giturutse ku Uwiteka, ku Muremyi, kigira ireme muri twe, kuko buriya twe ntitukiri abacu ngo twigenge, turi kugengwa n'Imana. Amen. Reka dupfukame. Nanone uriya mushiki wacu ubonye iryo jambo Imana imubwiye anadusengera ku byifuzo dufite. Umuntu bujya kwirirwa umuntu avuga ngo nazanye ibyifuzo ibi uko abantu, kuko buriya muri inzandiko zisomwa na buri wese, muri inzandiko haba mu mahanga haba nino, ujya uravuga ngo umuntu umwe ngo uramusengera ntiwabona uwo mutwe. Mwabyumvise ubwo? Ubwo niyo mpamvu Imana iri kugenda ibyira abantu ngo musabe ubwenge. Ni kubw'abantu kuyobora abantu ni ukubayobora n'ubwenge buturutse mu ijuru, atari ubwenge wize, ahubwo ni ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu muri aka kanya ibyifuzo byose byo ku isi, ni ku isi, ntabwo ari aho dutuye gusa cyangwa se mu gihugu tuvukamo, ahubwo ni ku isi, ku biremwa by'Imana Imana yaremye byose. Ubwo twakusanyije mwami waje, turabiprevenir sauver contre des crises. Ubwo saba afite ibyifuzo ntavuze, Imana yarangije kubyumva. Dupfukame asige mushikaje dusengere. Murakoze. Dupfukame. Nyakubaha Uwiteka Imana yacu, uri Imana yo kubahwa muri aka kanya. Ibizima bine biravuga ngo uri uwera, natwe turavuga ko uri uwera muri aka kanya. Izina rye rishimwe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Kandi ikitwereka ko uri uwera ni uko ujya ubana n'uwera wicisha bugufiya. Izina rye nirishimwe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Waravuze uri Imana, uyavuze ngo aho babiri cyangwa se batatu bazaba bateraniye ngo Mwuka Wera azajya amanukira hagati muri bo. Natwe ntabwo turi babiri cyangwa se batatu kuko turenze uwo mubare, ariko twaje aha hantu kuko waravuze ngo ntawe uzajya ahera hawe atahamara amasa. Ngwino utugire neza, uturindire imibiri ndetse n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Hari indwara z'ibyorezo ziri kuri iyi si Uwiteka Imana, turagira ngo abaja n'abajakazi bawe kuko twaje ahantu Uwiteka Imana, uturinde izo ndwara zose z'ibyorezo. Ari abarwaye impiku zikize, ari abafite ibifu ubikize, ari abarwaye imyijima uyikize Uwiteka Imana, ari abarwara imitwe wikize, ari abaribwa amaguru cyangwa se amaboko uyakize, ari abaribwa mu migongo ukize. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo ururuke utugire neza mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo. Ndasengera uburwayi ndetse n'ibindi byifuzo bitandukanye kugira ngo byose wuruke ubikize. Buryo umuntu ashobora kugira icyifuzo Uwiteka Imana kimuruhije, icyo nacyo akaba ari uburwayi. Reka ibyo byifuzo by'uburwayi biruhije Uwiteka Imana nabyo wuruke ubikize nk'Uwiteka Imana, kandi utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Hari abafite ibyifuzo by'ingendo, aje zikwa kontra detayini, ndakwinginze kugira ngo bacire inzira. Hari abafite ibyifuzo byo gucuruza, menije zikwa kontra detayini, ubacire inzira. Hari abafite ibyifuzo Uwiteka Imana Uwera wa Isirayeli byo guhindurirwa amateka mu bundi buryo. Hari abafite ibyifuzo Uwiteka Imana by'ubusiribateri nabwo burabaruhije, nabyo turabisengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aje zikwa kontra detayini, menije zikwa kontra detaye, aje zikontra detayini, menije zikwa kontra detayini. zaburi. Kugeza
nsoza inzira ndwana na byinshi bimagari ku mutima urugira inama musozi muhira mukawera n'ukuru urakenewe bihe biruhije nk'ibi duhagazemo mukawera n'ukuru urakenewe bihe biruhije nk'ibi duhagazemo aho ukuri kuze umuhate wawe ushize utungete mu by'inzira imitima yacu ikanguke duhamye Yesu duhamye Yesu ushize amanga duhamye Yesu wacu ushize amanga tumuhamye Yesu duhamye Yesu ushize amanga Yesu nyuzuze nyuzuze Uhanga amaso uhanga amaso mwami ore Yesu mpindure mwami ndasenga ninjingani umuremo Yesu mpindure mwami ushaka umuremo wawe mu mibereho yanjye wawe kugeza ku iherezo ry'inzira wawe muri iri cumbi wanshyize dore burije mwami ndashaka mbo wawe gendane nawe ngumane nawe wawe mwami haleluya dufite kuba hano nta gikuba cyacitse bishimirwe Kristo shimwe mwana wawe uwacu arimo kubwira ibyifuzo byacu wabibonye kandi wabivuzeho mwami kiruta byose reka utubemo natwe tukubemo uri muri wowe utume mana yacu ntacyo akena kuko ijambo ryera ngo ibiri mu isi byose ni ibyawe kandi urambwiye ngo uri kwihuta kuvugana nawe ni umuntu wizeye akaba muri ibihe byiza byo gusenga nabo bakabasha kuduhamagara bene data nabo bashoboye kugera hano bakaba igikoresho cyawe urakoze kuko ugiye kumenya ibitangaza wabikoze tugiye gusubukura urugendo kuko turacyari mu isi kandi dufashiwe mu ntambara ariko tumaze kumenya neza ko urugamba atari urwacu ahubwo ni urwaho nyemerera rero urinde iki gihugu n'ingobyi duhetse unyemerera igitare gikomeye abayobozi bakirimo guhera ku bakuru ukageza ku boroheje hasi ubarinde kandi Uwiteka Imana nyir'ibihe utanze amahoro nzi neza yuko abantu bakwizera ugize neza ugasubiza ibyifuzo by'abarushye nzi neza ko bahindukira bakavuga gukomera kwawe nyemerera abarwayi ubakize nyemerera imfubyi n'abapfakazi bakubone nyemerera abagenzi barimo kugenda mu byuma bitabona bakubone nyemerera abagenda n'amaguru bakubone buri mwe wese mu ruhande rwumve gusenga no kwifuza kwe urakoze Kristo uri mugari turi hano wabanye natwe nabo twasize wabanye nabo uko wazanye natwe tugusabye ko n'ubundi ariko tugiye gusubiranayo nawe urakoze kubw'ibihe byiza waduhaye kandi urakoze kubwa bene data
washimye ko duterana uyu munsi. Reka rero gutaha kwabo bagendane nawe, natwe ubwacu tugendane nawe, nubishima ukabikunda gahunda duhanye nawe nuko tuzongera gufata ibihe byo kongera kwegerana nawe ukagira icyo uvugana natwe waduhishiye, kandi ubwo duhishiye twizeye ko ugiye kugumira kuturinda kugira ngo wa munsi uzadushoboze twongere guhurira aha ngaha twese ntawa tuvuyemo turi bazima, abacu n'ibyacu bamwe ku mwuka bazima, tuzave hano dufite amakuru mashya ko hari icyo bavuganye nawe. Urakoze rero, uhe bene data umugisha, uhe n'abacu umugisha, ibanga ryo gusenga rigumye kugendera muri twebwe, hirya y'ubu buzima n'ubundi buzima tuzabasha guhurira mu bwami. Urakoze kubyemeye, nsabye neza kubyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mahoro umwami Imana agenane.